Murakaza neza bakunze guteka bakunze ba Claire Mbabazi uyu munsi ngiye kubatekera imizuzu cyangwa se plante mu by'ukuri ngenda yikundira ryoha cyane njya mbona ari nuko nanumwe yisonga mu bugari hari n'abateka mu kundi ngiye kwereka uburyo ibi bintu nabyigishijwe n'umuntu wangishije guteka Madame Didi. Iyi mizuzu itetse gutya niyo muri Haiti niko twajyaga tuyiteka icyo gihe nkimutekera. So shout up on you Madame Didi. Ubwo rero tugiye guteka iyi ni imizuzu ikiro kimwe, indimu ebyiri n'umunyu. Imizuzu rero kuyihata ni ibintu bisanzwe. Ntabwo nyihata ngenda yitonora. Kata gutya. Impamvu yabyo nuko tuza kuza kubikanda, uraza kubona step ya kabiri tumara kubishira mu mavuta. Ntago uzabikata gutya please, ibi ni ngombwa ushaka guteka mu buryo bwanjye uzayikata uko. Kandi nta ukata tunanutse, ukata gifite peseri. Igikombe kimwe cy'amazi ushyiramo umunyu ukoze, akayiko kamwe k'umunyu, indimu ndayikata gutya niya kabiri, ubundi dukandire mu mazi. Amavuta yahiye tugiye gushyiramo noneho plante. Tugiye kureka imizuzu ishye bisanzwe. Komeza ngenzura. Urabona rero kwera ko imizuzu tuyiteka inshuro ebyiri, ntabwo nshaka ko ishya cyane. Ubu ngubu ngiye kuba nyaruye, ndaza kwisubizamo n'ubundi. Ni byiza gushiraho iswitu inywa amavuta. Humura neza, nari nyikumbuye cyane imizuzu pe. Sinzi impamvu abantu tuya twibuka kuyirya. Niba ari uko ihenda, niba ari uko itaboneka, ntago nzi impamvu. Dore aho majero zibera kuri iyi plante yo muri Haiti, tuteka inshuro ebyiri. Hari ubundi buntu bwabugenewe bashyiramo bagakanda plante, ariko utabufite ufata akamamiyo kari flat cyangwa umuko uri flat ugashyira kuri cutting board cyangwa ugafata imyuka ibiri ugahuza ugakanda. So ngiye mfite akamamiyo ndakanda gutya. Shire ku ruhande. Gira gutya nanone. Urabona nuko biba bimeze. Gutyo n'utundi twose. Urabona ni nayo mpamvu nakubwiraga ngo ugomba gukata ari flat kugira ngo ubone aho kari buryamire kabashe kuza gukandika neza. Kandi niyo ugakasa kananutse cyane usanga gahise gashwanyagurika. Aya ni amazi ari mu munyu n'indimu gusa. Ufata cya gitoki, ariko nabishatse na mbere nari kwanza nkabikoza mu mazi ngashyira mu mavuta, ariko ngiye ntago nabishatse bikoze gutyo nta kibazo. Ukashyiramo nk'amasegonda runaka ugatushyira mu mavuta. Uzitwararike witonde kubera ko bari amazi, amavuta abashyushye bitaragurika. Tugaragure ko nk'izagiyemo mbere wasanga zumye.
ubu noneho nakwarura ngashaka ko amavuta yashizemo neza. Ngiye gukora agasalade gatoya karibuze kuza gukoreshwa kuri plante. Ndafata leti zogeje neza zumutse nkate utuntu turinganiye. Sinjya nkunda gukata leti ubuntu buto buto cyane, njya mbona ari ukuntu abantu bakata kwa kundi umuntu akataga amashu ya salade. Njye simbikunda kuko njye nkunda ibyatsi ibi byonyine, ariko bya bindi mwita ibyatsi bitarimo. Undi nagasalade k'umuntu umwe. Shyire hano umwembe, ndakata umwembe munini. Umwembe ni mwinshi, ndashiramo gakeya nguyu wihorera. Bisigaze utuntu kavugaza kugira ngo tujugunye, kadukoresha muri salade cyangwa kaduteka. Ashiramo kokombure 1/2, kuko tutangiye kugaragaramo 1/2 cya kokombure. Nabwo dukate butoya. Dushyiremo urunyanya. Ntabwo njye nyashyiramo imbuto kuko imbuto zibyara amazi kandi ntayo mba nkeneye. Dushyiremo vinaigrette. Rero ngiye gukora ni ufite mvangira icyarimwe. Iyo ndukwihuta cyangwa mfite umwanya muto nuko mbigenza. 1/2 cy'indimu hejuru, ikiyiko cy'ubuki, black pepper gakeya, umunyu 1/2 cy'akayiko, n'ikiyiko kimwe kinini cya olive oil. Tuvange neza, ubundi salade ibiri ready rwose ku buryo wahita uyirya nta kibazo. Ibi bitunguru abanje kubishira muri frigo nibyo byonyine biba bifite ikibazo, biba biryana. Ubu noneho tugiye kwarura. Dushireho salade. Iyi ni ifi twokeje. Ushaka kureba ko twokeje ifi wareba muri description, ndahashira link. Twayokeje ku mbabura. Ibintu byoroshye cyane wakwikorera mu rugo rwawe. Iyi ni mango salad. Dushyireho imizuzu. Mana we, nari nkombiye plante ziraryoshye. Ushaka no kureba uko nakoze isosi, mujye muri link mu description muraza kuza kubibona. Birasa neza. Reka mbanze shimira Imana amaye amafunguro ubundi tubone gutestinga. Amen. Tashonje. Agasaladi karasa neza, agasosi. Ubwo nyine ndahera ku mizuzu of course. Dipinge mu gasosi. Wow. Haba harimo indimu uri kuyumva, akunyu keza gakozemo uko ubishaka. Salade kararyoshye, dressing niyo ryoshya salade. Reka mbabwize ukuri, sinzi ukuntu wasanzwe uteka plante iwawe, ariko nubiteka uko nkweretse uzabikunda cyane. Uzashyiremo indimu nyinshi, ushiremo
amazi makeya ushyiraho umunyu wumvikana, ariko nujya kubifurayinga bwa mbere, kubifiritiza bwa mbere uzayibanze mu mazi, nakibagiwe, uzayibanze mu mazi none nuhita kujya kubikanda bisubize mu mazi, nibwo umunyu ukora neza, biraryoshye bimeze neza. Please mukomeze mukore like, munkurikire ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ndi kubona muri kugenda muza mwiyongera. Ujuza kuri social media zanjye avuye kuri YouTube, ajya muri comment abimbwire kuko nzahemba. Muvuye kuri YouTube muza kuri TikTok ni Cook with Claire Mbabazi, kuri Instagram ni Claire Mbabazi 70, kuri Twitter ni Claire Mbabazi 70, kuri Facebook ni Claire Mbabazi. Urumva rero mama afite utuntu twinshi twiza. Ikindi mfite na YouTube channel, tureba fashion, ubwiza, kwambara neza, haba hari muri description muyibonamo. Ubwo niba ushaka kumenya twundi tuntu dutandukanye, please hagere, ukore like, ukore subscribe. Ushaka kumenya amavuta nisiga, gukora amaske, kwita ku ruhu rwawe, byose uzabisanga muri Claire Mbabazi Fashion. Murakoze cyane, mukomeze mushyigikire muri byose.